ndakeka yiga muri senior 1, senior 2, senior 3. Aho nigaga nari umuyobozi ushinzwe ibintu byo gusenga. Urumva ko natangiye umuhamagaro cyangwa se natangiye kwagura abantu mu buryo bw'umwuka nkiri mutoya. Asenga bigeze nk'aho ngaho ubwo ndarangiza mu wa gatatu ngiye muri secondaire muri superiere. Mu wa kane ntabwo nigeze urumva ibintu by'urubyiruko ntiwabimenya. Hari ukuntu uva ahantu uvuga ati aha ngaha byagenze gutya ariko ntabwo nshaka kongera kubisubiramo. Nshaka kubivamo nkaba umuntu usanzwe nyine nanjye nkaba umuntu uri aho. Noneho rero ubwo niko byaje kugenda njya mu wa kane ndavuga ati ibintu singomba no kubijyamo, ngomba kuba umuntu usanzwe nk'abandi. Mbona nyine satani nawe agira inzira nyinshi acamo ibintu kugira ngo aguce intege, akwereke ko ari ibintu biri aho bya gifuti nyine bituma ugaragara nabi. Buriya n'umuntu nubona aguhemukiye ntuzagire ngo niwe. Satani nyine akwereka ko utari kimwe nk'abandi nk'ubundi rubyiruko muri kumwe, ukabona hari ibyo bemerewe wowe ntubyemerewe. Ibyo nakubwiraga urubyiruko rukwiye kwitondera ibintu nyine satani akora cyane ku rubyiruko. Wenda sinzi uzafata umwanya nawe ukore ikiganiro kujyanye n'urubyiruko, ubonye iki urubyiruko rutekerezaho ku bintu byo gukizwa. Ariko ubundi kenshi satani yibasira urubyiruko cyane. Bati wowe ntabwo ukora ibi ngibi kandi abandi bagira gutya baratwika, wowe ntabwo ubikora. Wayi kubera icyo utabikora? Iyo niyo mpamvu rero numvaga ngiye nashaka kubisubiramo bitewe no kugira ngo nawe utwike. Ariko nyine niyo Imana navugaga ntabwo ikwemerera. Buriya umwuka wera wikurimo hari ibyo utakwemerera. Hari ibyo utakwemerera niba ubigiyemo wumva atari ibyawe, ukabona nturi kubikora nk'abandi. Ijuru iyo ni iwacu, aho abera bahora bishimye, bahimbaza Imana ubuziraherezo. Aho ngaho niho iwacu. Haleluya. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Isange TV. Uyu munsi twongeye kugaruka kugira ngo tuganire namwe. Uwo muri kumwe kuri mikoro ni Lucky, umuhungu wanyu nk'uko mubimenyereye. Hanyuma ku buhanga bw'ibyuma cyangwa kuri kamera hariho Kent. Murakoze, reka tubanze tubabwire aho duherereye. Turi ku Imbuga Garden, ahantu hari tente, hari amacumbi, hari jaride nziza. Umuntu wakenera serivisi y'aho ngaho turamuha nimero yakoresha kugira ngo bamugezeho serivisi nziza. 0788988612. Murakoze cyane. Hanyuma imbere yacu murahabona umusore mwiza ukeye. Reka tumusuhuze. Yesu ashimwe. Ahimbazwe cyane. Turakubona hano imbere yacu, ariko turashaka ko wibwira abakunzi ba Isange TV, abadukurikiye bose kugira ngo babashe kukumenya. Murakoze. Amazina yanjye banyita Ruganzu Olivier, ni Kristo. Yenze kuri ibyo nkunda Imana cyane. Okay, Olivier, turakwishimiye kubana nawe. Turabona uri umusore cyangwa uri umugabo? Njye ndi umusore, ntabwo ndubaka. Ntabwo urubaka. Okay. Aha, Olivier, amakuru ni meza cyane. Noneho rero hari ikibazo nshaka kubanza tukubaza. Dukunda gukora ibiganiro byibanda ku muryango, kurera umwana kugeza akuze, ndetse no kugera umuntu ashatse. Ubwo buzima bw'urugo ni byinshi dukora, ariko umunsi turi kumwe n'umusore. Turashaka ko utubwira ubuhamya bwawe, uburyo wabyirutse. Tubwire Olivier mu kubyiruka kwawe, donc aho umenyeye ubwenge. Wari umwana uteye gute? Wari umwana umeze gute? Urebye kubyiruka kwanjye, tuvuge ko navutse nsanga
ntabwo navuga ko navutse mu muryango udakijijwe, navutse mu muryango ukijijwe, uranjya gusenga ari bisanzwe, ariko uri umwana ntabwo biha agaciro cyane, ubona nyine ari ibintu bigomba kubaho. Yego, nshaka kutubwira ukuntu wari uteye, udukosa twawe udufise, cyangwa se ushobora ati nari umwana uteye atya, nari umwana umeze gutya. Je niziho cyane nibuka nuko nagiraga isoni birenze birenze ku buryo nabaga nakijana n'umuntu ku ishuri, tukijana umwaka ntaramenya n'izina rye, yaranamureba mu maso gutya, tugarinda turangiza umwaka utambaza ngo uyu muntu bamwita nde, kandi twicarana. Noneho byaba akarusho yaba ni nk'umukobwa, nabaga twakicara n'umwaka wose nta kintu ndamubaza cyangwa se tunaganira, atanambaza n'ikintu ngo musubize. Isoni zo narazigiraga, nicyo kintu ndibuka nzi. Utubwiye ko wanyu bari wavutse bakishijwe, ari abantu basenga. Muri icyo gihe cy'ubwana, tubwire, hari ukuntu umuntu yari umwana iyo abona abantu bakuru afata imico yabo, ukanayishima ukanabikunda, cyangwa ugakunda n'ibintu byo gusenga nubwo waba utarabisobanukirwa. Ababyeyi bawe wababona gute muri icyo gihe? Njyewe icyo navuga kuri ibyo ngibyo, nubwo navukiye mu muryango w'abakristo, ntabwo ariko twese twari duhuje idini, cyangwa se yego twese turi abakristo ariko ntabwo twasengeraga ahantu hamwe. Nakuze papa we yari umunyagatolika, nako urumva yari umukristo n'ubundi. Mama we rero yari umurokore usanzwe, umurokore usanzwe, ariko urabizi ko umwana akunda kujyana na nyina cyane, by'umwihariko iyo umwana ari we muto wo mu rugo. Noneho njyewe najyanaga na mama cyane kurenza uko najyana na papa. Bisanga rero nkuriye muri iryo dini gutyo. Iyo ukurikije uburyo birumvikana ko wakurikiye mama wawe niwe cyane itorero yasengeragamo, noneho iyo ukurikije icyo gihe wakiye agakiza ryari? Igihe nabatizwaga. Iyo wabatizwa? Ni kuri kumbaza igihe nakiriye agakiza nyine nabatizwa. Bishoboka ko uvuga ati ni igihe nabatizwa, ariko hari n'abantu batubwira bati nabatizwe ntarakizwa, nakijijwe nyuma, bitewe wenda n'uburyo abyumva, nawe aba afite uburyo yabisobanura. Wenda navuga mu kubatizwa kwanjye, ngiye mbatizwa ntabwo nari nabipanze, nta nubwo nabitekerezaga. Ngiye nari umuntu nyine wo mu rusengero usenga, yego nari umucuranzi, ucuranga ingoma mu rusengero nyine rumwe. Mu gihe bagiye kubatiza rero nanjye bari bubatiza abantu b'inshuti zanjye kandi tugendana, umushumba arandeba baravuga ati wowe bimeze bite, nawe ujyamo tukubatiza. Ubwo bahita banshyiramo gutyo barambatiza, gusa ntabipanze, ariko bakibimbwira nanjye numvisha hari ukuntu umwuka wera ukanama kuvuga ati ntabwo ndi burenze andi magambo n'ubundi, amemere mbatizwe. Gusa iyo umaze kubatizwa hari ikintu wumva gihindutse muri wowe, numvisha hari ibintu byinshi bihindutse muri njyewe, ntabwo nabisobanura ngo byumve cyangwa se undi muntu wese abyumva, ariko hari ikintu wumva mu buryo bw'umwuka gihindutse. Yego. None se ko twumva iyo dukurikije uko wari umeze, wumva nta bintu by'ibyaha wari waragiyemo, kubatizwa kwawe wumva kwarahinduye iki mu buzima bwawe, cyangwa gukizwa kwawe wumva ari iki byahinduye? Ni igiki cyaje mu buzima bwawe gishya? Ni ukuvuga ngo buri muntu yabatijwe, hari ukuntu uba usenga utarasobanukirwa mwuka wera akora ate, yego ukiri umwana, ariko iyo umaze kubatizwa ukurikizaho inyigisho za mwuka wera akavuga ati niki, bakakwigisha n'umwuka wera icyo ari cyo. Yego. None iyo umaze gusobanukirwa mwuka wera n'uburyo akoramo, hari ibintu biba biri kongera muri wowe. Yego. No mu buryo bw'umwuka uri kugenda ukura. Yego. Hari ukuntu nawe ari umukristo ariko akaba ajya gusenga, ariko mu buryo bw'umwuka agasanga aracyari hasi. Yego. Gusa iyo umaze kubatizwa ugenda ukura mu buryo bw'umwuka gake gakeya. Wenda navuga ku ruhande rwanjye nkimara kubatizwa, nibwo nabayeho ntinya icyaha cyane. Yego. Nibwo numvise ngira ubwoba bw'icyaha kurenza. Umaze kubatizwa.
aha. Hanyuma Olivier, ubwo ukurikije ubuzima wavukiyemo bwa gikristo, uvuga uti ababyeyi banjye bari abakristo, ese ubona hari uruhare byagize mu mikirizwe yawe? Hari uruhare byagize mu mikirizwe yawe? Mbese twashishikariza iki ababyeyi uyu munsi wa none? Ababyeyi wenda bari mu rusengero twabashishikariza iki mu buryo bw'imirerere y'abana, ukurikije nawe uko byakugendekeye? ni ukuvuga Bibiliya avuga ngo toza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Yego. Uvuga ngo njyewe nimba ndi umuntu wakuze bantoza gusenga, nta n'impamvu nari kubyanga, kuko byari nk'itegeko. Nimba byari nk'itegeko nta mpamvu yo kubyanga, narabikoraga kuko ngomba kubikora. Gusa igihe kiraza kugera wowe ukabona nibyo bintu byawe ukanabikunda. Yego. Niko nabivuga. Yego. Icyo byamariye cyangwa se kuba navukiye ahantu nk'aho ngaho, byamaye kuba ndi uyu nguyu nyine ndi umukristo, kandi nkaba nkomeje mu nzira yanjye y'ubukristo. Yego. Iyo uhuye n'umwana wakirijwe, umwana wavukiye mu buzima hari ubuzima usanga abana baravukiyemo ugasanga tubwita ubwo mu mihanda, umwana wavutse ntabone uburere, ugasanga wenda ababyeyi be ntabwo babashije kugira ubushobozi bwo kumurera bombi, bigatuma bayoboka izindi nzira mbi zitari nziza. Iyo uhuye n'uwo mwana umeze gutyo, muri wowe hazamo iki? Wenda ntabwo nigeze mba mu buzima nk'ubwo ngubwo cyane, ariko abo ngabo mbwenda babona cyane, usanga ari abana nyine bafite agahinda tu. Ntabwo aba yakugaragariza agahinda ka kubona ari umuntu nyine ufite ihungabana kuri we. Yego. Afite ihungabana ku buryo unamwegereye uri umwana akamenya yuko ufite ababyeyi. Mfite nk'inshuti yanjye ntabwo yigeze igira papa wayo. Yego. Babane mu rugo. Ntabwo ubu ngubu yabyibuka, ariko turi abana ajyaga ambwira ati iyo mbonye nyine ufite papa wawe ngewe buriya mba numva ntazi, birambangamira. Yego. Kuko nyine we ntabwo yigeze agira amahirwe yo kubana na papa we. Yabanaga na mama we igihe cyose, nta papa wabo bigeze bagira. Yego. Noneho rero ko ukumva ngo ngiye yaje mu rugo asanze hari papa n'iki, ukabona ntabwo nyine ari kubyiyumvisha, kuko atigeze amenyera ubwo buzima nyine burimo umubyeyi w'umupapa. Yego. Noneho leta nsipoza nk'uriya mwana wo mu muhanda nyine, nk'iyabonye nk'umwana ku ruhande ufite ababyeyi, hari ikintu nyine agera ku mutima we. Yego. Cyo kumva nyine agize umwana arwaye, kuki njyewe ntafite ababyeyi, kuki batandize neza, kuki nta muntu unyitayeho. Ndakeka iryo hungabana ryo ririmo, ariko twashishikariza n'ababyeyi kwita ku bana. Gira ubutumwa ugenera umwana utaragize umugisha wo kuvukira mu muryango mwiza, uyu munsi uri mu buzima ubona ari mu ngaruka z'ubuzima yatewe n'icyo kintu. Gira ubutumwa ugenera uwo mwana. Ubutumwa namubwira, mbere y'uko habaho umuntu cyangwa se mbere y'uko habaho avuka, nta mbaraga yabishyizemo, nta bushake yabigizemo, nawe yisanze gutyo. Ariko mbere y'uko avuka hari Imana yapanze ko azavuka, kandi Imana igapanga ko ubuzima bwe buzagenda. Ntabwo iteka n'iteka twese twangana, nta nubwo twavuka ahantu hamwe twese, nta nubwo twaba abakire bingana. Turamutse tubaye abakire twese cyangwa se tukabona ibyo twifuza, nta terambere ryabaho. Ntabwo ngiye nawe mfite amafaranga mubwire ngo uvaye ngo nguhe akazi, ntabwo byakunda. Bishatse kuvuga ko umuntu abaho ubuzima bwiwe, ariko Imana niyo ibasha kumukura mu buzima abayemo iyo yabashije kubwitwaramo neza. Icyo nabwira abo bana rero, gukomera kandi bakiringira Imana cyane, kuko Imana niyo idabasha guhemuka, umuntu yaguhemukira. Kandi ikindi ari ukuntu umuntu ananirwa, ibitekerezo bye bikananirwa kwakira ubuzima abayemo. Ugasanga nimba binaniwe kwakira ubuzima abayemo, wishoyemo, urugero kunywa itabi, kwishora mu bujura, ibintu nk'ibyo, kuko utabashije kwakira bwa buzima bwawe. No mu buzima busanzwe ujya ubona umuntu afite amafaranga, nta kibazo afite,
ariko bitewe n'icyose cyamubayeho kwiyakira byanze basanga ari yahuye. Yego. Icyo nabwira rero ntibite ku buzima babayemo kuko n'ubundi hano ngaha mu isi ntabwo twaremewe kubaho tunezerewe. Reka ko mu ijoro hazaba umunezero kuko indirimbo ye iravuga ngo nzi ko mu ijoro hatazaba umwijima, hazabayo umucyo uhoraho iteka ryose. Nigakomeza uvuga ngo mu ijoro nta ndwara izabayo, nta bivuga mu ijoro nta nzara izabayo, nta kwiganyira bizabaho, mu ijoro hazabayo umunezero utarigeze uboneka ku isi. Nicyo nababwira, hano ngaha mu isi ushobora kutishima kandi na hano ngaha mu isi si iwacu, iwacu ni mu ijoro, aho twateguriwe n'Imana, aho tuzabaho twishimye kandi tunezerewe. Amen. Amen, amen. Olivier urakoze cyane. Hanyuma ikindi kintu nakubaza, umaze uyu munsi turi kukubona uko biri kose, turabona uri umusore, watubwiye ko wabyirutse. Hanyuma uyu munsi aho umariye gukizwa ni nk'igiki, ni nk'ibiki agakiza kagukoresheje? Ese urinde uyu munsi Olivier, urinde mu buryo bw'itorero rikubona nkande, nubwo n'igihugu twavuga ngo urinde, uri muntu ki mu by'ukuri? Ni ibiki wakoze nyine? Uri gutanga uwuhe musaruro cyangwa watanze uwuhe musanzu mu bwami bw'Imana? Kuba nabisobanura byagorana, byagorana. Gusa icyo nzi cyo ni uko nkomeje ku rugamba cyangwa se ku nshingano zo gutuma hari abantu benshi bagukira Imana, cyangwa se binjira mu bwami bw'Imana. Wenda mbikora mu buryo bwanjye, mu buryo nize njya kubikora, ndakeka nkiga muri senior 1, senior 2, senior 3. Aho nigaga nari umuyobozi ushinzwe ibintu byo gusenga. Urumva ko natangiye umuhamagaro cyangwa se natangiye kwagura abantu mu buryo bw'umwuka nkiri mutoya. Asenga bigeze nk'aho ngaho, ubwo ndarangiza mu wa gatatu ngiye muri seconde, muri superiere. Mu wa kane ntabwo nigeze, urumva ibintu by'urubyiruko ntiwabimenya. Hari ukuntu uva ahantu uvuga ati aha ngaha byagenze gutya, ariko ntabwo nshaka kongera kubisubiramo. Nshaka kubivamo, nkaba umuntu usanzwe nyine, nanjye nkaba umuntu uri aho. Noneho rero ubwo niko byaje kugenda, njya mu wa kane, ndavuga ati ibintu singomba no kubijyamo, ngomba kuba umuntu usanzwe nk'abandi. Mbona nyine Satani nawe agira inzira nyinshi acamo ibintu kugira ngo aguce intege, akwereke ko ari ibintu biri aho bya gifuti nyine, bituma ugaragara nabi. Buriya n'umuntu nubona aguhemukiye ntuzagire ngo ni we, ahubwo ni Satani ukoreye muri we. Umuntu uko biravuga ngo ntabwo urugamba turwana turakwiye kurwana n'abantu bagenzi bacu. Urugamba turwana ni urugamba rw'umwuka, turwana na Satani, ntabwo turwana n'abantu. Rero umuntu ashobora gukosereza cyangwa se agakora ikindi kintu bikakubabaza, ariko buriya ntabwo aba ari we. Satani niwe uri inyuma ya byose. Noneho ubwo ndi mu wa kane ndahiga, nahize ntakora ibintu byo gusenga. Nahise mpindura amazina, niyita undi Yewana. Ndavuga ati ibintu byo gusenga mbivemo. Ndahize, ndasoje, mpindura n'ikigo, ikigo njya kwiga ahandi. Ako ngezeho navuga ati ntabwo nzabijyamo. Nibwo nisanze ndi muri korali, noneho aho ngaho nari kuko numvaga nkunda ibintu byo kuririmba. Ndavuga ati noneho kanjye kureba ukuntu barepeta, kuko numvaga barepeta nyine nkaca. Ndavuga ati kanjye kumva ukuntu barepeta, nkajya hamwe, ejo nkajya ahandi, nkabona si sawa. Noneho araho nari naranze kujya, ngiyeyo umunsi umwe wana. Ndavuga ati aha ngaha mbonye ukuntu bakora n'iki, ndavuga ati aha ngaha niho nanjye ngomba kuba mbarizwa.
none barambaza nta nubwo nari navuze ati ngomba korezwa, ahubwo barambajije urifuza kubana natwe, uri umuntu ki, waje mu buryo bwo kudusura. None njye nisanga navuze ati naje kwifatanya namwe. Izo nizo mbaraga z'umwuka wera cyangwa se z'Imana. Noneho kuba nabyemeye bigahora bimfosinga kuba najya kurepeta. Ndakora umurimo w'Imana, umwaka urarangira nkiririmbamo n'iki, nza kugera mu wa gatandatu nibwo naje kuba umuyobozi ushinzwe ibyo gusenga, ubwo ni pasiteri, ubwo n'indi mu wa gatandatu. Ubwo byari byongeye kuba inshuro ya kabiri muri supiriyeri. Dukomeza umurimo w'Imana ndawukora. Iyo ukora umurimo w'Imana ntabwo waburamo ibintu biza bishaka kukubuza gukora, na Satani aba yongeramo imbaraga nyinshi kugira ngo udakora umurimo w'Imana. Ariko nyine Imana yaramfashije bigenda neza. Yego. Urakoze cyane. Ariko umuntu yakwibaza niki cyaguteraga kudashaka kubisubiramo? Byari byarakubihiye? Nibyo bya bindi navuga ngo ni Satani. Satani nyine akwereka ko utari kimwe nk'abandi nk'ubundi rubyiruko muri kumwe. Ukabona hari ibyo bemerewe wowe ntubyemerewe. Ibyo nakubwiraga urubyiruko rukwiye kwitondera ibintu nyine Satani akora cyane ku rubyiruko. Wenda sinzi uzafata umwanya nawe ukore ikiganiro kujyanye n'urubyiruko, ubonye iki urubyiruko rutekerezaho ku bintu byo gukizwa. Ariko ubundi kenshi Satani yibasira urubyiruko cyane. Bati wowe ntabwo ukora ibi ngibi kandi abandi bagira gutya baratwika, wowe ntabwo ubikora. Wayi kubera iki utabikora? Iyo niyo mpamvu rero numvaga ngiye nashaka kubisubiramo bitewe no kugira ngo nawe utwike. Ariko nyine niyo Imana navugaga ntabwo kwemerera. Buriya umwuka wera wikurimo hari ibyo utakwemerera. Hari ibyo utakwemerera n'ibigiyemo wumva atari ibyawe, ukabona nturi kubikora nk'abandi. Uri umuntu wabaye mu rusengero cyane, hari irenge umubwira, cyangwa se ubwo mbivuze mu buryo bw'urubyiruko, irenge iki ukamubwira nk'ikintu yanakivuga ukabona ntabwo akivuze neza bitewe n'iki, si umwuka we, ntabwo ari bwo buryo aremwemo cyangwa se arimo. Wamujyana mu byo gusenga, mu byo kuvuga ijambo ry'Imana, kuririmba mu rusengero iki, ugasanga ahubwo nibyo bintu yisangamo cyane. Ariko wamujyana mu bindi ukabona ntabwo ari kubikora neza, nawe akabyiyumvamo ko atari kubikora. Izo ni za mbaraga z'umwuka wera rero uba uri muri we. Hari ibyo utamwemerera gukora, hari n'ibyo umwemerera. Nicyo nicyo cyambayeho rero nanjye. Olivier, none se uyu munsi turi kugana no ku musozo, ariko nk'umuntu wabaye pasiteri ku ishuri, uyu munsi wa none ni irihe jambo wafashisha abantu? Umuntu akubwiye ngo tubwire ikintu kiri kuri ku mutima kiri kugufasha. Ikintu kimfasha iki wabwira abantu? Tumere nk'aho ari iteraniro ugiye kubwira. Wenda katuvuge ikintu njye gikunda kumfasha, nakikubwira. Wenda nakubwira icyo Bibiliya imfasha wenda. Yego. Bibiliya ndabamo icyizere, nicyo cya mbere. Buranda umuntu utari ko gucika intege. Ndi umuntu wabona ibyizere bishoboka byose. Kandi nizera Imana pe. Nubwo wenda imbaraga zibura gake gake, ariko iteka n'iteka mbavuga ati Imana irimo irankorera ibintu byanjye neza. Nicyo kintu nabwira nyine abantu. Kwizera Imana, kwiringira Imana, ibyo bintu nabwira abantu. Bivuge nkaho uri kubitubwira. Kwizera Imana nicyo kintu cya mbere nabonye ku isi cyabasha kunyuza mu bintu byose. Yaba mu bukene, yaba mu buryo ubwo ari bwo bwose. Kwizera Imana icyo ngicyo kibasha kukuvana mu rupfu, kikakuvana mu buyobe, kikagushyira mu murongo muzima, kuko uba wizeye ko Imana iteka n'iteka ihari, kandi hari promesse yaguhaye igomba gusohoza. Icyo nicyo nizera. Amen. Urakoze. Abadukurikiye bizera Imana. Hanyuma watubwiye ko nyine ukunda no kuririmba, dusorezeho uturirimbira indirimbo imwe igufasha. Wenda ni akantu gatoya simbizi, ariko katuririmbire, hanyuma nusoza dusezera abantu badukurikiye. Ntabwo nzi kuririmba ariko kuko ubisabye nagerageza. Ijuru iyo ni iwacu,
aho abera bahora bishimye bahimbaza Imana ubuziraherezo, aho ngaho niho iwacu. Haleluya, turishimye. Olivier, wagize neza kutuganiriza. Urubyiruko rwinshi rukwigireho, kandi nyine izi nama ziba zikenewe, uburyo turera abana bacu n'uburyo turerwa, tukamenya ko n'ibyo tubareresha niba kuko hari ingaruka bigira kuri bo. Rero umubyeyi wawe nakureba ibyo ari byo byose aravuga ati wawe, umwana wanjye uko biri kose umujyo namurereyemo niwe yazamutsemo. Ariko gira ubutumwa ugenera ababyeyi bawe. Ababyeyi banjye ndabakunda cyane, icyo kintu cya mbere nzi, nkunda ababyeyi banjye cyane. Wenda nuko ntabashimisha ku rwego mba mbyifuza, urumva undi nakabakora ibintu bikomeye cyane yego batigeze abona mu maso yabo, kuko ndabakunda cyane, icyo kintu nzi. Urakoze. Abari badukurikiye mwakoze kubana natwe. Hanyuma ndasaba abatarakora subscribe kugira ngo muyikore, tujye tubasha kubana ku kiganiro cyose gisohotse. Ikindi nshimira abantu bakoze subscribe, muri inshuti zacu, muri abantu beza, turabashimira, turababona ko mudukurikira. Imana ibahe umugisha mwinshi. Hanyuma duhurire muri komenti, dushime ibyo uyu musore avuganye natwe, cyangwa se ufite ikindi gitekerezo n'inyunganizi, duhurire muri komenti. Murakoze, ciao ciao.